Dusome mu gice cya 15. Umwanditsi w'ubutumwa bwiza ni Luka, igice cya 15. Dusome duhere ku murongo wa 11 tumanuke hepfo gatoya. Luka 15, dusome duhere ku murongo wa 11. Turasoma n'ahandi nza kubabwira. Dusome. Kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data, umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti, data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye, mu kibage turye twishime. Kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Amen. Turebe mu gitabo cya Rusi, igice cya mbere. Rusi, igice cya mbere, dusome mirongo mike duhere ku murongo wa 14. Rusi, igice cya mbere, dusome n'umurongo wa 14. Barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaha akaramata. Nawomi aravuga ati, dore mukamugabo wanyu asuye mu bwoko bwabo no ku mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati, winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe ni izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambi. Nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Amen. Dusoreze ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 6. Igice cya 6, umurongo wa 66. Yohana, umwanditsi w'ubutumwa bwiza, igice cya 6 n'umurongo wa 66. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, databuja, twajya kuri nde? Kari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo, uwera w'Imana. Amen. Yesu ashimwe. Tubumbe Bibiliya tuganire amagambo y'Imana. Ndagira ngo tuganire ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kugumana n'Imana.
kugumana n'Imana. Abaje nyuma nari navuze ko nitwa Niyonshuti Jean Claude, mu nzu y'Imana ndi umwarimu muri paruwasi ya Muganza ku itorero rya Karama, niho mbarizwa, niho dukorera umurimo w'Imana. Nshimye Imana kuza hano isamuduha. Ntabwo ari ubwa mbere nje ngira ibihe binini wenda byo kuza mu gihe cy'imibyizi, ariko ntabwo ari ubwa mbere mpaje. Maze n'igihe kinini kuko hari igihe cyabayeho nkorera hano ruguru ku kibuga cy'indege imyaka myinshi. Aha twatangiye kuhasengera tukiri abana batoya, turazamuka tuba abasore. Imana iduha amasezerano y'umurimo w'Imana yayaduhereye hano mu cyumba cy'amasengesho. Mu gihe gikwiriye Imana bimwe irabisohoza, ibindi turacyabitegereje. Ubu rero ndumva nishimye kubana namwe, kuza hano bingana no kuza iwacu, nza mpisanga. Imana ishimwe. Ndagira kandi ngishimira Imana, nshimire n'abayobozi baduhaye ikaze kugira ngo tubane namwe dusangire uyu mugisha wo kuganira ijambo ry'Imana, n'Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo aya magambo twumve message y'Imana ishaka uyu munsi, n'Imana ishaka kutubwira mu ijambo ryayo. Dusomye Bibiliya, aya magambo Luka yanditse mu bintu byinshi yavuze. Dusomye iyi nkuru y'umwana Bibiliya yise ngo ni umwana w'ikirara. Bibiliya igaragaje umugabo wari ufite abana babiri. Tuvuze aba bana babiri, mwumva abakristo babiri bicaye mu rusengero mu murimo w'Imana, bakora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye. Ni igishushanyo cy'abantu babiri bafite imitekerereze itandukanye kandi bose bicaye mu nzu y'Imana. Bashobora kuba bakora inshinganizi cyangwa ziriya, ariko biragaragara yuko bose ari abantu bo mu nzu y'Imana, ariko bafite gutekereza no guhitamo mu buryo butandukanye. Bibiliya ntabwo itwereka ikibazo uyu mwana yari afite ajya gusaba se umunani, kandi Bibiliya yavuze ngo umunani usabwa, uyu wasabye umugabane w'ibintu byase umukwiriye, si umukuru ngo ni umuto. Yegera se aravuga ati yewe mu mugabane w'ibintu byawe umpeho umugabane wanjye umpe ibinkwiriye. Abasomye igitabo cy'Umugenzi muzasanga inkuru z'umuntu witwa Munyepfa na Mwihanganye, bishushanya igishushanyo cy'umwana w'isi wo kurimbuka n'umwana w'ubugingo. Ab'isi ibyabo babishaka none aha ngaha, nubwo byaca mu nzira mbi, nubwo byaca mu nzira zitaboneye, ariko akabibona, yakemera agaca no muri izo nzira, naho zaba iz'uburiganya, naho zaba inzira ziganisha ku cyaha, yakemera akazicamo, ariko inyungu z'ibyiwe akazibona ako kanya. Ariko iby'aka kanya, ibyo mu isi ni iby'igihe gitoya, birangira vuba, kandi birangira n'ingaruka inshuro nyinshi zigera no kubisabye iyo atitonze. Ariko abizera, abana b'Imana, ibyacu naho byaba bitari none, dufite kwizera ko mu gihe kizaza tuzabona ibyiza kurushaho. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngira ngo niyo mpamvu ibintu by'abantu b'Imana bitihuta. Inshuro nyinshi ibintu bibamo gukiranuka, ibintu bibamo Imana, ibintu bisaba gusenga, ibintu bisaba gutegereza Imana, ibintu bisaba kwinginga, ibintu bisaba kugisha Imana inama. Inshuro nyinshi ibintu by'abantu b'Imana bigenda gake, inshuro nyinshi biratinda, ntabwo bihutiraho. Sinzi impamvu bitihuta, sinzi impamvu Imana yabishimye ko bimera bityo. Ariko nubwo bitakihuta, iyo umuntu w'Imana bibonye igihe biziye birarama, kandi biherekezwa n'amashimwe y'Imana, biherekezwa n'ubuhamya. Umuntu akavuga ngo narasenze Imana iranyumva, mu gihe gikwiriye Imana isohoje ibyo yagambiriye. Imana ihimbazwa cyane. Abwira se ati mu mugabane w'ibintu byanjye nkwiriye. Kuko rero Imana dusenga ntabwo ari Imana y'igitugu, ntabwo ari Imana
y'umuvurungano, ntabwo ari imana y'inyarukoni, si imana igishima ko gutanga umudendezo ku bantu kugira ngo umuntu ahitemo igikwiriye. Mu nzu y'Imana aya magambo nyasoma, umwuka nyemeza ko ariyo tuzaganira uyu munsi. Umwuka yanganirije cyane kuri aya magambo. Tuvuga ariko kuki Imana ishobora no kumenya ko umuntu ibintu asabye bizamugiraho ingaruka ariko ikabimuha? Kuki uyu mubyeyi uyu mwana atamwimye ibyo yamusabaga, wenda ngo avuge ati ntabyo nguhaye, ariko ngo arabimuha. Bibiliya iravuga ngo amaze kubibona, ntabwo Bibiliya idataye ngo ivuge umubare w'ibyo yamuhaye, ariko dufata ko yabimuhaye nk'uko Bibiliya bivuga. Niba yaragurishije, niba yarateje cyamunara, ngira ngo make naho yatangiriye, afata byose se amuhaye abitesha agaciro, abitanga kuri makeya. Bibiliya ngo ajya mu gihugu cya kure, agezeyo ngabyayisha kwaya, murabyumva? Kwaya ngabyayisha ubugoryi bwe, ajya mu binezeza, ajya gusambana, ajya kubyina, ajya gusohokana n'inkumi ku mazi, ajya mu mahoteli. Nta yindi mpamvu yabimuteye. Imana itinda guha umuntu wayo ibyo izamuha kugira ngo abanze agwize imbaraga, azabyakira iby'Imana abasha kubijera, azakira ibintu by'Imana atabasha gutegekwa nabyo, atabasha gutegekwa n'amafaranga, kugira ngo bitazamukurura kwishyira hejuru, bitazamukurura ubwibone, atazategekwa n'ibintu, ahubwo azagwije imbaraga zo kubitegeka. Imana ntiyishimira guha abantu umugisha ngo bagwe bave mu nzu y'Imana. Imana ishima kubanza kubaka umuntu w'imbere, ikubaka umukristo, umuntu akagwiza imbaraga, umuntu agakomera, kugira ngo mu gihe Imana yamushyize hejuru ibintu bitazaganza ubukristo ngo bivane mu nzu y'Imana. Imana igashima gutinza umuntu mu butayu, ugatinda usenga, ugatinda ubana n'Imana. Imana ikakunyuza muri iryo shuri kugira ngo umunsi izaguha ibyo yagambiriye kuguha uzaba uri ku rwego rwo kutagushwa nabyo. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu rero muri Yese genda byibwira se w'abana kutabaho umunani ubakwiriye mu gihe babishakiraga, suko atarabizi. Yajyaga ngo abareke abanze bagire ku kigero gishyitse, babanze bakomere, bubakike, azabibahe mu gihe cyabyo. Imana rero mu bintu igira nafatwa nayo irayigira. Ngaragendera aya, Bibiliya yavuze ngo bimaze kumushiraho, ngo muri icyo gihugu hatera inzara nyinshi. Oya, ntabwo yari iteye kuko bishize, ahubwo muri kiriya gihugu cya kure isanzweyo. Iyo Bibiliya ivuze mu gihugu cya kure, ntabwo ari mu mahanga nk'aya mutekereza hirya tujya tujyamo duteze indege. Mu gihugu cya kure ku Mana, igihugu Imana itayobora ni igihugu cy'ibyaha. Biravuze ko rero yavuye mu gukiranuka ajya mu byaha, aho niho Bibiliya yise mu gihugu cya kure. Aho mu gihugu cya kure rero ababayo ntacyo bagira n'ubundi kuko imigisha igirwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nibwo inzara ari iteye, ahubwo nibwo yari abimenyewe. Ariko ubusanzwe babayo bo n'indushyi, baragowe, ubusanzwe inzara ibayo kuko nta kibayo. Ngo yigira inama yo kujya gusaba akazi, ngajya ku mwami w'icyo gihugu. Bibiliya niko ivuze, ngageze yamuha akazi. Nako natekereje nabyo numva ndababaye. Ngo yamuhaye akazi ko kujya kuragira ingurube. Amuha akazi, ntiyamusezeranya umushahara, amuha akazi amwima ibiryo, amuha akazi katagira igihembo.
Satani abakozi be nta bihembo bagira, abamukorera n'indushyi, kandi baragowe, bararushye, bararemerewe, bafite akaga, bafite ibibazo. Ibihembo bye ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo. Imana ihimbazwe cyane. Yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, nabyo ngarabibura. Iyo tuvuze ingurube mu mvugo y'umwuka tuba tuvuze abadayimoni. Ashaka kubaho nk'uko ab'isi babaho, biranga. Aya magambo nyasoma nize n'ikindi kintu. Mureke twigumire mu nzu y'Imana, mureke twigumire mu nzu y'Imana. Ibyiza tuzaburira hano bizaba bidahari, ariko nzi ko nanone Imana ibifite, kandi Imana izabatugirira neza. Imana ihimbazwe cyane. Bukeye ngo yisubiramo, aravuga ati abagaragu bari kwa data abo nasizeyo bararya bagahaga bakanasigaza, ariko jyewe niciwe n'inzara hano. Ngo yisubiyemo aravuga ati ngiye gusubira kwa data. Natakaje ishusho, natakaje isura, nubwo hari ubutunzi bwe naye ntakibufite, ariko ndasubirayo. Data ni umunyembabazi, ndabizi ntabwo yanyima imbabazi, azongera nyakire, azongera mbabari. Aravuga ati nzagenda mubwire ngo data nacumuye kuya mu ijuru no mu maso yawe, aho ngeze sinkwiriye kwitwa umwana wawe, ariko byibuze mpaka mbe nk'umwe wo mu bagaragu bawe. Ngo yigira inama yo gusubirayo. Bibiliya twasomye mu gitabo cya Rusi ni inkuru z'umugabo witwa Elimeleki. Bibiliya yavuze ngo yari atuye i Betelehemu, afite umugore n'abana b'abahungu babiri. Bibiliya ivuga ko ngo inzara yateye muri icyo gihugu, ariko iyo ugiye mu busesenguzi busobanura inkuru za Bibiliya usanga itari inzara yo kwica abantu, ahubwo usanga cyari igipimo Imana imupimye kugira ngo irebe kwihangana kwe. Imana igishima gupima abantu bayo kugira ngo irebe ibyo baririmba niba babiririmba bibarimo cyangwa baririmba gusa kuko baririmba. Imana igipima abantu bayo kugira no kubigisha, bigisha ijambo ry'Imana. Ibi bintu twigisha ubwabyo bijya bitugerageza. Ukigisha abantu kwihangana, ubwo kwihangana wigisha abantu nayo Imana ikagupimisha kwihangana, kugira ngo Imana yereke ibyo wigisha abandi nawe wabasha kubyihanganira. Imana igidupimisha ibyo twizera kugira ngo urukundo tubwira abandi Imana yereko natwe turugira. Imana ikigeregeresha abantu ibyo babamo kugira ngo Imana irebe ko ibyo abantu bavuga basa nabyo, ibyo babamo basa nabyo. Uwo munzani uje w'igihe gitoya gusa, ntiyagisha Imana inama, ntiyategereza Imana, ntiyasenga, akizwa n'amaguru. Aravuga ati ndagiye. Ubwo ahagiye ni hehe rero? Ahagiye ni i Mowabu. I Betelehemu birasobanuye ngo ni mu nzu y'imitsima. I Mowabu hatagira Imana, hatagira abaririmbyi, hatagira abatambyi, hatagira isezerano. Ava ahantu Imana iri ahungira aho Imana itaba. Icyambere iyo umuntu avuye ku Mana, umuririmbyi yavuze ngo mwami kubaho ntagufite, bintera ubwoba n'amaganya, ngo byabasha no kungeza mu rupfu vuba. Iyo umuntu ari mu Mana aba ari mu buzima. Iyo umuntu ari mu Mana aba afite imibereho. Iyo umuntu ari mu Mana aba ari mu burinzi. Iyo umuntu ari mu Mana aba ari mu mwanya mwiza, aba ari mu kibanza cyiza cyo gutabarirwamo. Bibiliya ngo munyikoreze amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwe. Iyo umuntu ari mu Mana aba ari umukandida w'amahirwe yose ashoboka. Munyitabe amen, munyitabe haleluya. Umuntu uri mu Mana niyo ntacyo yaba afite,
ariko atunze imana aba ari umukandida w'amahirwe, kuko imana ni imana itanga byose. Namenye neza muri aya magambo y'Imana ko nta mukene mu mana ubaho. No. Nta muntu mugufi mu mana ubaho. No. Nta muntu woroheje mu mana ubaho. No. Kuko imana twicaye imbere ni imana ikura hasi igashyira hejuru. Ni imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Imana ihimbazwe cyane. Ariko iyo umuntu avuye mu mana abatakaje amahirwe yose, kuko hirya y'Imana nta kindi gihari usibye urupfu. Baragenda bageze iwabo, ikintu cya mbere cyabaye Rusi yapfushije umugabo. Nawomi yapfushije umugabo. Nawomi yego Elimeleki arapfa. Kabiri abahungu be babiri bose barapfa, kubera ko iyi Imana idahari tuba twegereye urupfu. Igihe cyose umukristo atariho mu buzima bw'ubumana, igihe cyose usenga ukumva Imana ntimukiri kumwe, igihe cyose ugenda ukumva uri muri iyobora, igihe cyose wumva nta jwi ry'Imana ucyumva, igihe cyose uriho mu buzima butanezeza Imana, ukaba utuye mu gihugu Imana itayobora, ujye umenya neza ko igihe icyo ari cyo cyose no kurimbuka warimbuka. Torero haleluya, torero haleluya, torero haleluya. Mu gihe cyose niwajya ubyuka mu gitondo dutega ugutwi wumve ko Imana mukiri kumwe, mbere yo kujya gucuruza, mbere yo kujya mu kazi, mbere yo gufungura ofisi yawe, dutega ugutwi wumve ko Imana mukiri kumwe. Niba mutakiri kumwe ubanza ushake uburyo wabanza kwiyunga nayo, kubera ko hirya y'aho Imana itari hari urupfu. Nujya ujya kuryama ujya ubanza utege ugutwi wumve ko Imana muryamanye, kuko muri ibyo bitotsi byarangira. Jya wumva ko uri kumwe n'Imana mu buzima bwawe bwose. Imana ihimbazwe cyane. Nababaye abo yajyanye bamaze kumushiraho Nawomi, ngo nibwo yumvise amakuru yuko bakihava ngo ubwoko bw'iwabo Imana yabugendereye ikabatabara, ikabaha ibyo kurya. Erega ndagira ngo mbakomereshe aya magambo y'Imana, ntabwo mfite teoloji nyinshi cyane. Ndagira ngo mbakomereshe amagambo y'Imana, mbabwire ngo nimukomere mubane n'Imana, Imana izabagirira neza. Nubwo bimeze bityo, nubwo bisa bityo, nubwo biteye bityo, nubwo ubona byanze, nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona nta shusho bifite, ariko Imana izaza. Komeza ubane n'Imana, izakugirira neza. Amenya ko abantu bagumanye n'Imana, Imana yabagendereye ikabaha ibyo kurya. Afata icyemezo cyo gusubirayo, kandi koko amaze gusubirayo Imana yamugiriye neza. Bibiliya, amagambo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 6, ni igihe Yesu yarimo aganira n'abigishwa be. Yesu yajyaga akurikirwa n'abantu barenga 20,000 buri teraniro ryose yabagamo. Buri munsi akababwiriza ubutumwa bwiza. Inyigisho ze zabaga zirimo ibice bibiri. Yabwirizaga ubutumwa bwiza bukiza imitima, bukabohora abantu mu buryo bw'ubugingo, ariko akanabohora n'imibiri yabo, akanasubiza n'ibyifuzo by'ubu buzima busanzwe, akabagaburira, akabakiza indwara, akazura abo bapfuye, akabakemurira ibibazo byo muri ubu buzima busanzwe. Igihe kimwe rero ahindura inyigisho. Yari amaze kubona yuko abantu batamukurikira kubw'ubugingo no kubw'ubutumwa bwiza, ahubwo bamukurikira kubw'imitsima. Yesu kandi cyari cyamuzanye si ugukiza uyu muntu w'inyuma gusa, yaragendereye cyane cyane gukiza umuntu w'imbere. Iyo kintu cyabereye abigishwa b'umutego ukomeye, bari bazi yuko azabakiza ingoma y'Abaroma, akima ingoma, akabaha intebe, bagategeka bakima. Ariko Yesu mu by'ukuri ntabwo aricyo cyari cyamuzanye. Ubutware bwe ntabwo bwari ubw'inaha ngaha. Yari yaje kwirukana ubutware bw'umwanzi Satani mu mitima yabo. Hanyuma ahagarika ibyo kurya, ahagarika bya bitangaza, ahindura inyigisho,
hari igihe ajya ashima kubihagarika, hari igihe Yesu abihagarika bigahagarara. Munyitabe haleluya, munyitabe haleluya. Hari igihe Yesu abihagarika bigahagarara, kandi nujya ubona byahagaze ntukajya ugira ngo hari ishyano ryaguye, ahubwo nibwo buryo ahisemo. Jya ukomeza umwegere, hirya y'icyo uzamenya impamvu abihagaritse. Ariko Yesu ajya abihagarika bigahagarara, kabihagarika arabihagarika bigahagarara. Hano nabonye hari abantu tuziranye cyane, abantu tuziranye banzi mu kazi runaka, aho nababwiye nakoreraga. Hari igihe najyaga nsengana na bagenzi banjye, Imana ikatubwira ngo mbashyize hejuru, ariko yangeraho ikavuga ngo wowe ndabihagaritse. Aka kazi abandi bazakazamurirwamo, bazabona umugisha, ariko wowe umugisha wawe uri mu nzu yanjye uzankorera. Icyo gihe ntabwo nabyumvaga, ariko si ngombwa ko Imana ikubwira ibyo wumva. Oya, kandi ikigira Imana nuko Imana ivuga ibyo abantu batumva nyine. Ariko gukomeza kugenda ubana nayo, ugendana nayo, utindana nayo, iyo utayivuyeho hirya y'icyo gihe umenya ibyo Imana yavugaga, kandi ukamenya ko byari byo byiza kurushaho. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mu gihe numvaga ntazi ibyo bintu ndimo ibyo ari byo, Imana irabihagarika birahagarara. Kandi ntimutekereza yuko yabihagaritse ngo nishime, yarabihagaritse biranangusha, ndababara, kuko yabihagaritse numva atari ko nabyifuzaga. Birahagarara, akazi karahagarara. Hanyuma njya gusenga Imana irambwira ngo usibye no guhagarara kwibi warimo, mwirukanye no mu mujyi wa Kigali. Va mu mujyi, genda uje mu cyaro. Ibyo mvugana nawe nzabivugana nawe ugezeyo, ko muri abanyamujyi mbizi. Ninde muntu Imana yakirukana i Kigali ikamuhereza mu cyaro akagenda yishimye? Abarokore mwe benshi mujya muvuga yuko mwavuganye n'Imana ko muzaguma hehe? Mu murwa. Jewe numvise ijwi ritandukanye n'iryo, ndagira ngo mvuge ibintu bikomeye mpagaze hano. Ibyo Imana ishaka nibyo byiza kurenza ibyo dushaka twebwe. Wowe naho ushaka kuba i Kigali, naho ushaka kuba mu mujyi, Imana ishatse kuba i Nyamasheke cyangwa ahandi hirya i Buzinganjwiri n'ahandi ngaho ngaho mu byaro by'iwanyu iyo byakure bitagira muntu. Ibyo Imana ishaka nibyo byiza kurenza ibyo dushaka. Turambura Imana ibiganza, turambura Imana ibiganza, tuvuge twese ngo amen, tuvuge twese ngo amen. Ibyo Imana ishaka nibyo byiza. Yesu yigisha abigishwa we gusenga, yavuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ibyo Imana ishaka nibyo bikwiriye kutubaho. Haleluya. Icyo gihe naravuye i Kigali ndagenda, nyuma y'amasengesho menshi nasenze menshi, ariko nubwo nasengaga menshi, nasengaga hirya y'ubushake bw'Imana. Ndabyibuka ko icyo gihe nemerejwe mu masengesho y'iminsi 7 nasenze, nyasoje amasengesho y'iminsi 7 ntarangwa n'icyayi. Imana irambwira ngo narakubwiye ngo genda, ntacyo mpinduraho, genda ibindi nzabivugana nawe ugezeyo. Kandi kuva nagerayo mu gihe kingana n'imyaka 7 namazeyo,
nabonye imirimo y'Imana, mbona impamvu z'Imana, kugeza igihe naje kugarukira nanone ku mpamvu z'Imana. Uyu munsi ndashimira Imana umugisha mpagazemo uyu munsi wavuye mu kumvira Imana. Kanze tugere ku musozo dusenge. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Imana yishima guhagarika ibintu bigahagarara, kandi mu gihe byahagaze ntimukabone ko ishyano ryaguye. Itorero ryabihagarika, muri korali byahagarara, akazi kahaga, Imana ijya ibihagarika. Ariko mu gihe cyose bihagaritse ujye umenya ko igiye gutangira ibyayo. Ugomba kumenya ko igihe cyose ku muntu w'Imana, iyo Eliya akagezi gakamye, hari umupfakazi Sarefati Imana ibiteguye kuzamutunga. Umuntu w'Imana ntibirangira, ntibishira. Iyo Imana ibihagaritse ibifite ibindi itangije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Mwarimu Edimo tuziranye hirya y'ubwo butayu, ngaruka i Kigali nyuma y'iyo myaka mbabwiye, naje nta buryo mfite, nta n'ubushobozi mfite. Ahantu nabaye ni Kabeza, niryo ryari itorero ryanjye hano ruguru. Nibwiraga ko mu bitekerezo byanjye byibuze naje ahantu abantu banzi, twasenganye, twabanye, twabasha gufatana n'amaboko, byibuze nkagira umurongo w'ubuzima. Imana irambuza, irambwira ngo ntabwo ariho. Ngera muri gare ya Nyabugogo mfite 12,000. Nta muntu mpasanze, nta mwene wacu hari, nta kazi nje gukora, ndi n'umudamu twese turwaye, tumaze gupfusha umwana wacu w'ifura. Kuko ntari nshoboye kubw'impamvu z'ubwo burwayi bwatumye nimukayo kugira icyo nimarira, umuntu umwe anjyana gusenga. Ndagenda ngeze mu rubonobono, abantu barahazi, sanga Imana yabategetse amasengesho y'iminsi 3. Iraba ngo muzasenge, muri aya masengesho nzayakoreramo igitangaza. Basenga batazi ibyo basengera, nanjye nzamuka ntazi aho ngiye, ariko Imana yararangije gutegura ibintu byayo. Ninjiye muri urwo rusengero nsanga bari gusoza ya masengesho, uburwayi nari mfite Imana ingiriza muri ayo masengesho, uburwayi bwanjye Imana irabukiza, burakira. Bukize, ariko bukira ntazi iteraniro nirirangira ndajya he, nderekeza he, ndajya muri iyo karitsiye, ko nta mafaranga yo gukodesha inzu ufite, ko nta muntu nigize ambwira konje, ko n'urwo rusengero batanzi, nderekeza hehe? Reka mbahanurire mpagaze mu butware bw'Imana. Aho Imana ubona wowe nta gisubizo uhabona, nta gisubizo gihari. Imana iragifite, kandi nubwo utabona inzira, Imana yo irayifite. Hirya y'ibyo utazi Imana irabizi. Nubwo nge ntaho kwerekeza nari ifite, ariko Imana nk'umukoresha wanjye mukuru yariza aho igomba kunyerekeza. Muri ayo materaniro rero hamanuka ubuhanuzi. Ubu ntabwo bikemewe guhanura, ntimugahanure. Hamanuka ubuhanuzi, Imana ivugana nanjye ibintu bikomeye. Imana iravuga ngo uyu muntu nubwo mumubona nta shusho afite, ariko uyu muntu ndamwubaha mu bwami bwanjye, ni umukozi wanjye. Imana iravuga ngo nijye ukwimuye, kandi nzaguha inzu muri uyu mujyi wa Kigali. Nubwo wumva utazi aho uri bwerekeze, nzaguha inzu muri uyu mujyi wa Kigali. Icya kabiri, Imana iravuga ngo umugisha nagusezeranije wose nzawuguha.
ndetse ikimenyetso cyerekana yuko ari jye uvuganye na iri torero uhagaze imbere uzariyobora, uzaba umuyobozi waryo. Ntaza aho ndi butahe ntacyo kurya nta kintu, n'imyenda nambaye y'urugamba, urayumva imyenda imeze gutya imyaka 7, nta kazi nta buryo, narashize mfite nk'ibiro nka 18. Dushimira Imana ihindura amateka, dushimira Imana ihindura amateka. Haleluya! Ntaza aho ndi, Imana iravuga ngo iri torero uzariyobora, uzaba umushumba wanyu. Yewe nanjye sinabyizeye, sije n'umuhanuzi wahanuye, sije n'abambonaga, nanjye ubwanjye ntabwo nabyizeye, ariko bireba ngo naho tutayizera ihora ariyo kwizerwa. Imana nziza. Banzanye banteruye ntaha nijyanye, kumbe muri iryo teraniro Imana yateguyemo umuntu wayo. Mbona umuntu m'inzu y'ubuntu, arambwira ngo numvise ibintu Imana yavuze, numvise nkozwe ku mutima, ngwino nguhinze kugeza igihe Imana izaguhera yawe. Aragenda m'inzu irimo ibyangombwa byose, ibitanda bisashe, amasafuriya, amasahani, ibyangombwa nkenerwa byose, iri mu gipangu na kashi pawa yayo. Imana ntukagire ikibazo. Ndumva ubutumwa bw'uyu munsi hari umuntu ushaka gukomeza, ntabwo nzi ngo ninde, ariko nshaka kuguhumuriza ko maze ubana n'Imana, ibindi byose Imana irabizi kandi Imana izabikora. Nujya ubona bihagaze, ntukajajaza umutima ngo ubunze imitima usare mu mutwe, ibihagarika hari ibindi itangije buryo. Ntabwo ari ibyo gusa, hari igitangaje, ibintu ntabwo nateguye kubivuga. Uzi ko uwo muntu Imana yamutegetse kumpa umushahara? Imana yajyaga integeka kugaburira abantu, kambwira ngo gaburira abantu, ujye unkora nta kintu witayeho, utitaye ku mushahara wawe uhembwa, jya ufasha abantu banjye uko bishoboye, hari igihe kizagera nawe ugatungwa n'ibivuye mu biganza byanjye. Uzi ko Imana yamutugaritse ikamutegeka kumpa umushahara 2012. Imana imutegeka kumpa umushahara w'ibihumbi 150 ku kwezi. 2012 amafaranga ari menshi. N'ubu ni menshi. Icyo gihe ibihumbi 3 twaryaga n'inyama n'isamake zarimo n'inshyushyu byarimo byose byavagamo. Yego buri munsi buri gitondo akaza mu rugo agaha umugore inote y'ibihumbi 5, nimugoroba yataha agatahana umukati avanye muri lagarete akawuzana mu rugo. Ibyo bintu yarabikoze igihe cyose twabanye, no mu mibyizi no mu weekend yarabikoze igihe cyose twabanye, ntiyasibye n'umunsi n'umwe. Nzamukwereka igihe kimwe gusenga byari bikemewe. Imana integeka gusenga hano hepfo Isamuduha, hano umanutse umuhanda ukagera aho zikatira, hari ahantu abantu basengeraga, ntavuze kubw'impamvu z'umutekano w'ubutumwa bwiza. Imana integeka gusenga y'amasengesho y'iminsi 2. Muri ayo masengesho niho Imana yampaye akazi, nabwo bivuye mu kanwa k'umuntu w'Imana. Muri ako kazi ndagenda nkakora umwaka n'amezi 2, hanyuma mpavana mpakura fondasiyo y'ubuzima ndimo kugeza n'uyu munsi. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Icyo gihe Imana yari ihagaritse 150 y'umuntu, impakazi nzajya mpembwa mu madolari. Kagira ngo yari make yo nahembwagayo, cyari igitebo no guterura, cyari nko kuyoza igitiyo no kuri kw'Imana.
none se urumva amafaranga natungishaga umuryango nanjye nkabaho, nahagaruka nkagurukana za miliyoni mu mufuka, nkagura ikibanza, nkubaka, nkabaho, n'uyu munsi nkaba nkiriho, ayo mafaranga yari makeya kandi n'ubu ndacyayafite. Ashobora kuba atangana n'ayawe ariko ndayumva n'ubu ndacyayafite. Fondasiyo y'ubuzima ndimo nayikuye aho uyu munsi. Nibwo rero nagarutse mvuye muri ako kazi, rya jambo Imana yavuze cya gihe irarisohoza. Ngeze kuri uwo mudugudu, nyuma y'amezi 2 bansengera ku budiyakoni, nyuma y'amezi 2 bahita bangira mwarimu, ijambo ry'Imana birarisohoje kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ishimwe. Yesu rero nabihagarika ntukaye ushidikanya ngo uje kure, abihagarika kubera ko hari impamvu, akakwambura urukweto rushaje kugira ngo akwambike urundi rukweto rushya. Yukomeze ubane n'Imana, Imana ifite umugambi wayo ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Yesu rero arababwira ngo none se namwe ko mbona abangaba mbihagaritse bakagenda, namwe mashaka kugenda? Petero ngo amubwira amagambo akomeye dusorejeho, aravuga ngo mwami twakuvaho tukajya hehe? Twakuvaho tukajya kurinde ko mu nzu yawe twahaje tukaruhuka, kariho twaboneye amahoro, waduhamagaye tuvanye mu kabare, tukaba tutarakutse amenyo, kaba nta nguma dufite, tukaba dutekereza neza tutarabaye abasazi. Twakuvaho tukajya hehe? Nihe handi twavana amahoro aruta amahoro twabonye mu nzu y'Imana? Twakuvaho tukajya hehe? Kariho ufite amagambo y'ubugingo. Reka nongere mbaza iki kibazo, dufata umwanzuro. Wava kuri Yesu ukajya hehe? Kari ufite ubuzima bwa none n'ejo hazaza. Yesu utunga abashomeri Kigali batagira akazi, akakubeshaho ukwezi kwa mbere umwaka ukarangira, nta mutera nkunga, nta muntu uri Burayi muziranye, nta tudorari bakoherereza. Yesu akakwishingira, akamenya amakara ya buri munsi, akamenya ibirayi, akamenya abana, akabakiza bwacya, akabarinda indwara, akagutunga. Hari abantu batunzwe na Yesu barya kwikofi y'Imana, umwaka ugatangira undi ugasoza undi ukaza, ibihe bigashira ari ibihe, batunzwe n'Imana. Wava kuri Yesu ukajya hehe? Wava kuri Yesu atobariye ibyaha, akadukiza biriya na biriya, abagabo akaba. Reka tuvuge ibintu abantu bararushye hanze, abantu bararushye, baruhiye mu byaha, baruhiye mu ngorane, abantu bari mu ngaruka z'ibyaha, barwaye ibirwara bitandukanye bituruka mu byaha. Imana kuba yarabiturinze twebwe tukaba twicaye mu nzu y'Imana, twava kuri Yesu tukajya hehe? Adutungiye n'ahangaha kandi ku iherezo aduteguriye n'ubugingo buhoraho. Ndashaka gusengera umuntu wari ucitse intege, ndanasoje. Ndashaka gusengera umuntu wari ucitse intege, wumvaga rusubiye inyuma, wumvaga ibintu by'Imana bimubihiye, yumvaga adafite icyerekezo, yumvaga abuze ishimwe ryo gushimira Imana, akabona nta kintu Imana yakoze ku buzima bwe, akabona Imana iratinze ku buzima bwe, akaba yarahoze asenga, akaba yarahagaritse amasengesho, akaba yarafite ikibazo gikomeye, akaba yihebeshejwe nacyo, kikaba kimuvanye ku Mana. Tumusengera Imana, Imana iracyahari, Imana iracyakora. Nimukomeze mugumane n'Imana, Imana izaza kandi Imana narayikunze. Uzi ko ari Imana ikunda umwarimu igakunda na pasitoro, uzi ko ari Imana itabara umudiyakoni igatabara n'umukristo, uzi ko ari Imana itabara uhagaze hano yigisha igatabara n'uwigishijwe. Ni Imana yo mu cyaro, ikaba Imana yo mu mujyi, ni Imana ishobora byose, ibera hose icyarimwe. Ibanga nyamukuru ni ukubana nayo neza, ugakiranuka, ukagendana nayo. Imana izaza kandi ku buzima bwawe uzayibona, kandi ku iherezo itubikiye n'ubugingo n'ubwami bw'Imana tuzabujyamo. Ducurike imitwe dusenge, turi ku mutwe dusenge, turi ku mutwe dusenge, turi ku mutwe dusenge. Abagiye batandukana nayo bose babonye ingaruka zitandukanye, uhereye kuri wa mwana w'ikirara twavuze. Ye nubwo yagarutse kwa se, ihumure ririmo, se ntabwo yanze kumwakira. Imyenda rero amusaziyeho, inkweto zaramusaziyeho, ariko umunsi yafashe icyemezo cyo guhaguruka iwabo, ngo se yamubonye ari kure, aramusanganira, aramuhobera, amubwira amagambo meza. Aravuga ngo nimumwambure imyambaro y'ubushwambagara yambaye, mumwambike ikanzu y'igiciro uruta izindi, mumwambike inkweto mu birenge, mumukarabye, mumusige, agaruke mu rugo, mubage ikimasa cy'umushishe. Uyu munsi twishime kuko yagaragara nk'uwapfuye ariko arongera arazutse. Ngo nuko barishima banezererwa uwo mwana w'ikirara wari waragiye akaba yongera
yongeye kugaruka. Niko Imana igushaka, nubwo umaze iminsi uri muri byinshi, nubwo umaze iminsi uri kure, urabizi ibyo umaze iminsi ugenderamo, umaze iminsi wiba, warasambanye, warashayishije, wagenze ukundi, watutse Imana, waritotombye, ntuherukana nayo, wayiteye umugongo, nubwo wowe ukiri mu rusengero, nubwo bakikubona, nubwo ugikora umurimo, ariko wowe mu mutima wawe urabizi neza yuko wagiye, umutima wawe wasohotse mu nzu y'Imana, ukora nk'ibyo abandi bose bakora. Ndagira ngo tugusengere, data kugemuringe mu yitwa imbabazi muri kino gitondo. Rambura ikiganza cyawe tugusengere Imana. Imana ibaha umugisha. Umuntu wese wumva atariho mu buzima bw'Imana, umuntu wese wumva hari ikimutandukanije n'Imana, umuntu wese wumva adafitanye ubusabane n'Imana, rambura ikiganza. Data ni umunyembabazi, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kukweza. Waraguye, data arashaka yuko ugaruka. Ntabwo ukijijwe, nta torero ugira. Data araguhamagaye kugira ngo uze, yiteguye kukugira neza, akaguha ubugingo buzima. Arakwezaho ibyaha n'ibicumuro, agushyire mu rugo rwe, kandi uzabona ibyiza biruta ibyo wabonaga. Imana iguha umugisha. Mwebwe murambuye ibiganza, muhagurukire mu myanya yanyu. Turabinginga mu kuba imbabazi z'Imana, muhagurukire mu myanya yanyu. Umuntu wese wumva utari ufitanye ubusabane n'Imana, utari ufitanye ubusabane n'ijuru, hagurukire mu mwanya wawe tugusengera Imana. Yego, Imana ibaha umugisha cyane. Mwebwe mutera intambwe, mupfukamye hano. Abahagurutse mutera intambwe, mupfukame hano. Hanyuma batera intambwe, natwe tugiye kwisengera nk'itorero, tubwira Imana ngo duhe imbaraga zituma tugumana nawe. Hari ibintu byinshi byatuvana ku Mana, ibibazo birahari, iyi si turimo irimo imiyaga myinshi, ariko tubwira Imana ngo dushoboze kugumana nawe. Muhaguruke namwe dusenge. Itorero twese duhaguruke, dufatanye gusenga Imana. Ndagira ngo ndarike abakozi b'Imana dusengere bano, hanyuma tunasengere aba bose bahagurutse, ariko twisengera kugira ngo umwami Imana adushoboze. Karibu. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana se w'umwami wacu Yesu kandi umucunguzi wacu ibihe byose. Hanyuma ijambo ryawe rivuze ko nta handi ho kwerekera keretse kuguma kwa Yesu. Hanyuma bene data, hamwe no kumurikirwa n'ijambo ry'Imana, kandi niko ijambo ryawe rivuga ko ijambo ryawe niyo ndorerwamo umuntu yireberamo akimenya uko ameze, hamwe no kwirebera muri ryo. Cyambere basanze badatunganye, tubasengeye ku Mana ngo Imana yabarire mu izina rya Yesu. Ubugingo bwabo ndetse n'imibiri bihumanurwe n'Imana mu izina rya Yesu. Bagire neza, amaraso Yesu yamenye ku musaraba ababonekeho. Ariko kandi Mwami, weyure igicu cy'ubwihebe, ukureho umwijima w'icuraburindi wo guhangayikira kuba kure y'Imana. Ndagusabye kugira ngo bagire neza, uko bagaruriye mwana w'ikirara akagaruka mu rugo, bakamwakira, bakamwambika impeta, bakamwambika umwenda mwiza, bakamwambika inkweto, bakabaga, bakarya, bakishima. Abariko none bibera, Mwami ubagire neza. Natwe twese, itorero twese turasenze ngo utugirire neza. Imana iturinde kujya kure mu izina rya Yesu. Amajwi ajyana kure abantu b'Imana, umwuka wera nk'umuriro akuza icyo gicu, umucyo w'agakiza kitangaza wongere kuvugana natwe, wongere kuvugana n'itorero, wongere kumurikisha umucyo wawe, nuko ubwiza bw'Imana burabagiranire ku bantu bayo. Tuguhaye amashyi twumvise gusenga, dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Yesu abamugisha. Harimo abarwayi bahari kugira ngo nabo tubasengere Imana. Urwaye, hagurukira mu kwizera, dufatanye gusenga. Imana yacu ni Imana ikiza indwara, kandi ndimo mvuga ibi ngibi burya na cya kibazo maranye iminsi, burya nacyo ni indwara. Gihagurukane ukibwire data, Imana yacu ni Imana ishoboye. Sabe pasiteri yigire hano adufashe gusenga Imana, kandi mu gihe dusenga uzamure kwizera, Imana yacu ni Imana ishoboye. Mana ikiza indwara, kandi ukaba Imana y'imbaraga, ukaba Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Wowe twahungiyeho duhunga indwara, duhunga shitani, kandi natwe tukugezeho tubona uri mwiza, udukiza indwara zatumugaje, ukaduha ubuzima,
ukatubera Imana, ukatubera umubyeyi, maze tukagenda turambura ibiganza tuvuga ngo Mana warakoze, tukarambura ibiganza tuvuga ngo wagize neza, kuko wadukijije shitani, ukadukiza abadayimoni bari batwishe. Ibyo tukagushimira ngo warakoze. N'uyu munsi uracyakiza indwara rero. Yesu umwana w'intama w'Imana, ubu bwoko bahagurutse imbere y'amaso yawe, twirukanye abadayimoni batera indwara, tukubise hasi izo mbaraga mbi zose z'umwijima, turananiza gukora kose kwa shitani mu izina rya Yesu. Genda mu mara, genda mu gifu, genda mu mpyiko, genda mu mitsi, genda mu magufa, genda mu matwi, genda mu maso, genda mu menyo, genda mu musatsi, genda mu nzara, genda mu mano, imibiri yacu yose, mu nyama n'ahandi hose, mu bihaha ndetse imyanya yose y'ubuhumekero, umubiri wose turawusengeye. Ngo Mwami abarwaye diyabete ubakize, abarwaye sida ubakize, kuko uri Imana ikiza, abarwaye umuvuduko ubakize. Twirukanye izo mbaraga badayimoni bakopa, izo mbaraga turazishenye, turirukana. Haleluya! Twirukanye abadayimoni batera umugongo, izo mbaraga mbi zose turazirukanye mu izina rya Yesu. Tanga ubuzima mu mibiri yacu, tanga amahoro mu mibiri yacu, reka ibimuga byongere bigende, impumyi zihumuke, kandi umwuka wera akomeza akora imirimo, kuko tuzi ko ari mu kazi. Urakoze kubyumvise kandi kubikoze, kukije indwara, kubwawe Yesu Kristo umukiza wacu tubyambaje twizeye. Amen.